Hot News ukaba ariyo ukomeje kugenda utega amatwi umunsi ku munsi, wowe icyo tugusaba ni ugukanda subscribe kugira ngo ukomeze ubane natwe hano kuri Hot News. Ni umudogiteri wakoze akazi kagiye gatandukanye hano mu gihugu, dore ko bamwe baramuzi, dore ko yari afite n'ibitaro bigiye bitandukanye, twavuga ko ari umwe mu bagabo b'inkingi za mwamba mu minsi yashize hano mu buvuzi mu Rwanda, dore ko yari umugabo wakundaga kwita ku babyeyi batwite cyane cyane. Uyu mugabo nta wundi akaba ari Dr Kanimba, twavuga ko muri ino minsi yaba ari mu mazi abira, dore ko atamerewe neza, ubuzima nabwo butamworoheye. Dr Kanimba ubu ararembye kubera uburwayi. Dr Kanimba w'imyaka 58 y'amavuko, ubu amaze imyaka igera kuri 3 adakora akazi kuko yafashwe n'indwara ikomeye ituma ahagarika akazi nubwo atari yagera mu zabukuru. Indwara yamufashe ngo ijyana no kwica imikorere myiza y'ubwonko. Ubu ngubu tuvugana rero akaba uyu mugabo twavuga ko ari mu mazi abira, dore ko iyi ndwara yamufashe atari yagera mu zabukuru. Iyi ndwara rero ngo ikaba yica imikorere y'ubwonko, bikajyana no gutakaza imbaraga ku mubiri, akajya asusumira cyangwa se atitira. Mu kiganiro yagiranye na Isimbi TV yavuze ko iyo ndwara yamufashe muri Gashyantare 2020 ubwo yari avuye gushyingura umubyeyi we mu irimbi rya Rusororo, nyuma akananirwa kuva mu modoka. Bageze aho bagomba gukarabira kuko atashoboraga guterura amaguru, bisaba ko abantu bamufasha, we ngo yabanje kubyitirira umunaniro kubera imyiteguro ijyana no gushyingura, ariko nyuma ngo byakomeje kwiyongera. Gusa Dr Kanimba nk'umuganga ngo arembye ku bimenyetso, yatangiye gukeka ko yaba arwaye indwara yitwa Parkinson, ariko nanone akibwira ko itamufata kuko yumvaga akiri muto, kuko iyo ndwara ubusanzwe ngo yibasira abantu bageze mu zabukuru, ariko yagiye kwa muganga i Ndera bemeza ko ariyo arwaye koko. Iyi ni indwara ijyana no gutitira, gususumira, ku buryo ubu Dr Kanimba aba asabwa gufata imiti ihoraho kandi ihenda cyane, aho ngo afata imiti igura asaga ibihumbi 2 by'amayero, agera muri miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda ubu ku kwezi, kugira ngo bimworohereze ibyo byo gutitira cyane. Uburyo bikaba ari bimwe mu bimugoye kuko agomba gukoresha imiti ihenze cyane kandi atakiri mu kazi. Dr Kanimba akimenya ko arwaye iyi ndwara ngo yagiye kwivuza mu Bubiligi muri Mata muri 2021, amarayo umwaka yivuza, aho buri mezi 3 yajyaga kureba umuganga wamuvuraga akamuha imiti ya paracetamol. Nyuma agaruka mu Rwanda kuko yabonaga nta gihinduka ku ndwara ye, kandi yari yivuzaga yiyishyurira 100%. Mu ivuriro ryigengaho ngo yakoresheje amafaranga menshi cyane. Yagize ati ubu burwayi mu kinyarwanda sinzi ukuntu nabuvuga, ni indwara ifata imitsi ijyana mu bwonko, bigatuma umubiri we wose ushobora kugira ikibazo, umuntu agacika intege, akananirwa kugenda n'ibindi. Dr Kanimba akigaruka mu Rwanda ngo yashatse undi muganga
ukomoka muri Espagne ukorera mu Rwanda akomeza kumuvura amuhindurira imiti, akagenda agerageza imiti itandukanye yabona itagize icyo itanga agahindura, bityo ngo nibyo byamufashije kuba agishobora kwicara akaba yavugana n'abantu. Imiti akoresha hafi yose ngo itumizwa i Burayi, hakaba n'iyo bajya batumiza i Kampala Uganda mu gihe bayibuze mu Rwanda. Uretse iyo ndwara idasanzwe ya Parkinson yafashe Dr Kanimba nubwo yari akiri muto, ngo byaje kugaragara ko afite n'indwara ya diyabete, we akavuga ko atazi inkomoko yayo kuko ubusanzwe ngo yari umuntu uhorana imbaraga atangira akazi saa moya n'igice akakarangiza atinze kubera ubwinshi bw'abarwayi. Ikindi kandi yemeza ko yakundaga kwisuzumisha check up, nta na rimwe bigeze bamubwira ikibazo cya diyabete, ku buryo nayo abona ko yaje itunguranye kimwe n'iyo ndwara yindi afite. Nyuma yo gushakisha aho iyo ndwara ya Parkinson yaba ivurirwa ku isi, Dr Kanimba avuga ko yabonye ari muri Amerika, muri Mexique, ariko bikaba bihenze cyane mu gihe ubu nta mikoro asigaranye kubera ko amaze igihe adakora kandi yivuza nk'uko abyivugira. Yagize ati urumva nikoreraga ku giti cyanjye, iyo udakora ubu hakaba hashize imyaka 3 urimo kwirwanaho wenyine, n'amafaranga yose bisaba mu kugura imiti, kujya kwivuza mu Bubiligi nari narizigamiye yose yarashize. Ubu Dr Kanimba arwajwe n'abantu b'inshuti kuko yafashwe n'iyo ndwara yari amaze imyaka igera ku 10 atandukanye n'umugore we wari wamusigiye abana 3, ariko abo bana ngo bakaba barasanze nyina nyuma y'uko papa wabo afashwe n'iyo ndwara. Nk'uko yabisobanuye yagize ati urebye umugore natandukanye nawe ntabwo tubana hashize imyaka 10, twari tumaranye imyaka 12 kubera ko hari ibyo tutumvikanagaho, yarantaye aragenda, abana arabasigira, mbana nabo kugeza muri 2020 ubwo narwaraga muri Gicurasi, abana bagiye kwa mama wabo. Uwo mugore bari barashakanye ngo ntiyigeze agira umutima wo kuba yaza kumureba, nubwo abizi ko arwaye indwara ikomeye kandi amaranye imyaka igera muri 3. Ubu Dr Kanimba arwajwe n'umuntu w'inshuti ashimira cyane kuko ngo amufata nka marayika murinzi wahagaritse akazi ke kamuhembaga neza cyane, akaza kumwitaho byo kwitanga gusa. Avuga ko bijyanye no gutungurwa n'indwara nk'ibyamubayeho, Dr Kanimba yavuze ko abantu bakwiye kumva ko mu buzima hari ubwo umuntu atungurwa n'ibyo atatekerezaga. Ati mu Kinyarwanda bavuga ko utazi umwanzi asiga umubiri. Dr Kanimba ubu aratabarizwa ku bantu bose baba bifitiye ubushobozi kandi babifite umutima utabara, kuko nyuma yo kuvuga n'ibyo bitaro byo muri Mexique byamuvura ngo yasanze bisaba amafaranga menshi cyane we adashobora kubona nk'umuntu umaze igihe kinini adakora kandi yivuza kuri menshi. Yavuze ko ubuvugizi bazamukorera harimo kumubaga, hanyuma igiciro cy'ubwo buvuzi azahabwa kongeraho ibindi bikenerwa nk'amatike yo kugerayo,
aho yacumbika, ibizamini bikorwa mbere yo kumubaga n'ibindi biruhije hamwe ngo bisaga agera muri miliyoni 107 by'amadolari, hafi miliyoni 110 z'amanyarwanda. Uwifuza gutanga ubufasha kuri Dr Kanimba ashobora kujya kwivuza akire agaruke mu muryango. Ashobora kunyuza amafaranga kuri nomero ya telefoni ye ariyo 0788511075 ya link ya GoFund. Dr Kanimba avuga ko abo bakoranaga mu mwuga w'ikiganga bakimara kumenya ko yarwaye bishyize hamwe batanga inkunga yabo, ariko ni nkeya cyane igereranyije n'ayo asabwa kugira ngo yivuze, kuko ngo hamaze kuboneka atagera no muri miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Twavuga ko rero ari umugabo ukomeye cyane ukomeje kugenda agorwa n'ubuzima.